ariko ubwiza bwawe nta mugabo wabura ngo abashe kwifata uretse ko nyine nanjye uretse ko ariko ndakwizeye hagararira igitore arava hano yabaye wanjye. nyuma yo gutegereza igihe kirekire Ruremesha yararambiwe maze afata umwanzuro wo gutaha. Ngabo yeze musaza urabona ndabona higira atinze kandi ngomba kugira ukuntu mbanza kwigenza n'umusheri wanjye mbere yuko ndumva rero ngiwe ntashyikaze Ruremesha urabizi ukuntu higira ari complete uramutse utabaye ahangaha ngo tubanze tumwinjize muri koperative neza uyu mutipe yazatuva reka ntahe ihangane rwose iminota mike yaraje uyu mutipe ibintu by'uburugo tugomba kubimukuramo. oya umusheri naranamkumbuye kandi urabona ubushize natashye neza umugore wanjye biramurakaza cyane ntabwo rero nakongera kandi ibyo bagura kandi igenda gutekereza ibyo bakoresha Higiro yageze aho araza asanga inshuti ze zizihiwe zigaragiwe n'inkumi nziza. Uracyari wa bandi koko ntabwo mujya muhinduka. ni byiza Urabona ameze gute ndabona ntacyo ubaye. suzuma Bravo. Umwana se ntabwo Ruremye uraza urananiye neza. usanze twamaze akanya kanini mu gusangira n'inshuti hano turagiye rero njye n'umwana ntabwo dutindira urakomeza ugenda usangira ugiye kandi ari inkuru nziza nayo ngiye kubabwira ijyanye n'urugo. nta kibazo mukomeze mu buryo bwo musangire Ruremye uraza urananiye ariko reka niko barya muraho namwe. Salama musaza Hiro. Uriya we ndabona ari busy. Nanaguteguriye umwanya ugomba kuwicara aha. Icara aha rero ni umwanya mwiza umeze neza aho. Wicarane n'umwari mwiza Pablo. Higiro aje kubara inkuru z'ukuntu urugo rumuryoheye nyamara ntabwo azi ikimutegereje. Nkikubita amaso Pamela mu by'ukuri nahise mpungabana. Bise sinzi uburyo nabona nabivuga. Noneho mpoberanye nawe. Ako kanya nahise nibagirwa ko nasize umugore wanjye mu rugo. Byonyine kuba naremeye kwicarana n'inshuti zanjye magara kandi ibyo nabonaga barimo bitari byiza. Urebye nibyo byabaye intandaro yo gutsindwa kwanjye. asa neza cyane. Murakoze. Nibwo ikiva ku kazi ariko amasaha nibwo mba mvuye. Kaba kanyishe nyine. wambaye neza. Murakoze. Ndabona mukeye. Nitwa Pamela. Okay. Nanjye ni Higiro nkuko wabyumvishe. Mfite izina ryiza cyane. Merci. Uramwikize. Ibyo mwabuze munywa nta kibazo. Ntiwigore rwose. Numvaga nasaba Imana imbaraga zo kunesha irari. Ariko mu by'ukuri ubwiza bwa Pamela bwarangaje pe. Urebye umutego wa Ngabo warafashe rwose. Nahoraga nigirira icyizere nkumva ko nta mukobwa n'umwe ushobora kungusha mu mutego. Ariko numvaga urukundo nkunda umugore wanjye Mukaneza ntawaruhungabanya. Byagenze biti igihe Pamela yinjiye mu buzima bwa Higiro, iminsi yarashize indi irataha. Pamela atangira gufata umwanya munini mu ntekerezo za Higiro, ku buryo n'umugore we yatangiye kubona ko umugabo we yahindutse. We utaryama bite? Hari ikibazo ufite? Uri minsi ntabwo umeze neza. Sheri, nta kibazo njye mfite. Gusa nyine nawe urabizi ko boss wanjye adahari. Akazi kenshi rero ni njyewe ugakora mu gihe adahari. Urebye nizo stress nyine mfite. Ntabwo biba binyoroheye pe. Gusinzira bisigaye ari ikibazo kuri Higiro. Asigaye arara yandikirana n'abantu umugore watazi kuri WhatsApp.
natunguwe no kubona umugabo wanjye ahindutse. Yari wa mugabo turyama yegereye apfumbase, ariko yari asigaye aryama nteye umugongo, ndetse rimwe na rimwe akanjijisha akitwaza kompiyuta akajya kwitabira telefone muri salo akibwira ko ntabyumvise. Ibyo nkabyirengagiza kugira ngo mbanze ntekereze neza icyo gukora. Higiro yarahindutse mu buryo bugaragara n'umugore we Mukaneza bimuteye impungenge. Dansira ni umugore wa Ruremesha, umwe mu nshuti magara za Higiro. Yaje gusura Mukaneza akanaboneraho kumumenyesha ko yatanze ikirego mu rukiko ashaka gutandukana na Ruremesha. Inkuru ngiye kukubwira ntabwo ari inkuru ishimishije. Byagenze bite? Ngiye gutandukana na Ruremesha. Wiki? Uburaya bwe bungeza ahantu ndarambiwe. Mvuye gutanga ikirego mu rukiko kuko aho bingeze ndarambiwe. Nta kintu na kimwe namukoreye, nta na kimwe namukoreye, urabizi. Ariko abagabo we Bivuze ngo ikidatsi ngo abagabo. Ubu nawe urakiri muri babandi batekereza ko abagabo bose ari bamwe. Nta mugabo muzima ubaho. Abagabo bose baca inyuma abagore babo. Njye ntabwo nemeranywa nawe. Mukwiye no guhindura izo mayindi ntabwo zibize kuri. Ushatse kuvuga ko umugabo ari marayika? Ibyo nzi ni byinshi wowe utazi, ariko wagire kuba ikigoryi. Tansi, tubikiraho. Niba hari n'amakuru mabi waba ufite ku mugabo wanjye ibyo nkorera, yigumanire. Atanacengura umutima. Namushatse nzi neza ko atari marayika. Nindamuka nkeneye ibimenyetso binyereka ibyo nkorera, ubwo nzaba niteguye nzi neza icyo gukora. Dansira agitangira kumbwira iby'agakungu k'umugabo wanjye na Pamela, numvise ntunguwe, numva ndababaye mu mutima, ariko ndihangana. Nahise nibuka ibyo mama yigeze kumbwira. Yarambwiye ati indaya ni gutwara umugabo uzamenye ko utsinzwe. Ntabwo natekereje cyane ku mico mibi umugabo wanjye yishoyemo, ahubwo nahise nibaza nti ese Mana si njyewe wabimuteye? Ndongera nibuka ko kandi mama yambwiye ati nta rugo rwubakwa nk'urundi, uzamenya urugo rwawe. Ati ntuzigere ufata icyemezo na kimwe ugendeye ku mateka y'abandi, kuko ntabwo uzi uko byatangiye. Amakuru atagamije kunyubakira tuyihorere, ahubwo tuvuge ibyawe. Nakoreka nkwihorere, umugabo wawe nataha umubaze ko atazi umukobwa yitwa Pamela. Nakubwira ko atamuzi, uzamenya ko njye Dansira uramudeba neza ko naje kugutandukanya n'umugabo wawe. Pamela? Wasate yaturuka. Okay. Tubyihorere ibyo ngibyo, ahubwo mbwira ibyawe. Ngo wiyemeje gutandukana na Ruremesha neza Cyane rwose. Dansi, kamubwiza ukuri. Nanze kwinjira mu by'urugo rwawe, ariko nuko ukuri kwaba gusharira ndakukubwiye. Umugabo wawe kwishora mu busambanyi bifitemo uruhare rukomeye. Ngo iki? Ngo mbifitemo iki? Ntabwo wuzuza inshingano zawe neza uko bikwiye. Icyo ntamukoreye ni igiki koko? Ni byinshi twaganiriye nawe urabizi. Urabizi rwose. Byarantangaje cyane kubona umugore nka Dansira yihandagaza ngo avuye gutanga ikirego mu rukiko n'amafuti ye yose nzi. Kuri njye nabifashe nk'aho ariya ntari kurira umwanika kurusha uburakari, kuko ndamuzi neza nawe ntabwo yari yoroshye, ndetse yacaga inyuma umugabo we kuruta uko yamucaga inyuma. Sinshyigikiye abagabo nka Ruremesha, ariko bose ndabazi neza. Ruremesha ari umugabo w'imfura, yararuwe no kugira umugore udashobotse,
Dansira ntabwo yigeze yuzuza inshingano ze nk'umugore mu rugo. impamvu zabaye nyinshi Higiro ntakibonera umwanya umugore we Mukaneza ndetse ntibagikorana siporo kuko yabiboneye urwitwazo. Mukaneza ntabwo azi kunyonga igare. Ati rero urumva ko tutajyana muri siporo. Nyamara si siporo gusa umugabo we aba yagiyemo, ni n'umwanya mwiza wo kwishimana na Pamela inshoreke ye. urananiwe ese wakinze hani mu by'ukuri kuva twahura umaze kuba umuntu w'igitangaza mu buzima bwawe. Gusa nubwo byangoye kugira ngo ube waza hagati y'imibanire yanjye na Mukaneza, ariko naje gusanga naribeshye. Sheri, ni ukuri ntakubeshye, you are my number one. Really? Uruvuze ukuri? Oh my god. No. Thank you. Uko bimeze. Mu by'ukuri sinzi abazimu bari baranteye, kuko iyo nicaye nkabitekereza mpita numva nigaye. Byonyine gutinyuka nkabwira Pamela ngo niwe nimero ya mbere mu buzima bwanjye, nkabihangara kandi nta kintu na kimwe naburanye umugore wanjye. Ntakubeshye nari ngeze habi, gusa nari narananiwe kwikura mpungo yi Pamela yari yaramboheyemo. Ntabwo byuze. Ariko ntabwo byuze. None se mbwiza ukuri, ibyo mbwiye bikwiye ku mutima? Ya urabona nakuzana mu nzu nk'iyi ngiyi nanjye ubwanjye n'umugore wanjye ntarayigize, ntagukunda ntabwo nkubeshya. Ndumva bideze. Ariko se bo niba koko ndi uwa mbere kuri wowe Mukaneza we ni iki? Oya Mukaneza nawe uri hano imbere ibyo ngubwiye. Thank you. You're welcome. Ngo tugende tujya muri dushe sibyo? Yeah. Ouais. Hari ubwo nyasubiza amaso inyuma nkatekereza uburyo nihakanye umugore wanjye, nkavuga nti Mana yanjye ubu koko iyo aza kumenya uburyo nahangaye nkavuga ko ntacyo avuze imbere ya Pamela, yari kubyakira ate? Cyakora Imana ishimwe kuba atarabyumva, ko ndakeka ko iyo aza kubyumva umutima wari guhagarara. Mu by'ukuri nari musuzuguye cyane, nari mushize ku rwego rwo hasi adakwiye. Gusesagura umutungo w'urugo ntibikiri ikibazo kuri Higiro. Nyuma yo gukodeshereza inshoreke ye Pamela inzu y'akataraboneka muha n'impano zitandukanye kandi zihenze. Ani wanyeretse koko harahari muri iki? Hehe se Muri ya gift wanzaniye. kuzaniye se nigeze nkubwira ko ari yawe? Ni yanjye ndabizi, none ne wayizanye hano mbaye. Ntabwo ari yawe. Iyo turi yanjye wayisize mu modoka. Iriya gift ni yanjye ndabizi. Ase bifite byawe. Please nyereka amatsiko yanyishe nduva nyine. Ntabwo ari yawe, nose nkwereka ibintu bitari byawe. Ni yanjye. Okay. Oh my god. Honey, thank you very much. You're welcome. Uzi ko
umenye gute kuko laptop nari nyikeneye iyanjye nari imaze kuyirambirwa uzi imyaka nari nyimaranye thank you nshimishije bya pari ntacyo nakwima ngifite gusa hari icyane nako reka tubyihorere ko mbona si wowe bigenze bite nyine oya mbwira hari ahantu ushaka kuzajyana please tell me nyine hani mbwira ubaye iki